kuko ubuzima bujya ibihe, ubuzima bujya ibihe, ejo ni byiza none ni bibi, ejo ni byiza none ni bibi. Ko ndi kubaho muri Sharija bakubwiye ko ndi kurara ku muhanda. Yego bambwiye nyine ngo imisigiti urumva ndi kurara ku muhanda karaba ku musigiti urumva gusa nyine igikapu cyo umutipe yakinshiriye muri room nawe ati wowe bikiri igikapu nzewe byo kubaho n'ubundi iyo wavutse uri umuhungu uba waravutse uri n'umurara ariko mu buryo utazi ubuzima se mu buryo bwo gufungura mu buryo bwo gufungura hari udufaranga nari ngifite kuri mobile money. Yego nahise ntukubita umutipa hamwe amadirihamu ngo ni kwifatira umugati, urabona imigati nta nubwo ihenze cyane, ufata umugati n'amazi ariko ubuzima bigakomeza nyine tu pendi y'amahera cyangwa se amafaranga urumva warashakira company mpageze nsanga mani naragurishijwe bro, aho kugira ngo nzabone undi muntu nyuma yanjye bazanye aho ndi urumva nakora ubuvugizi nkagira basi niba ijwi ryanjye ritagera kure urumva ariko basi rigire aho rigera uryumvishe abitekerezeho. Ashobora kuba yaragiye gufata umwanzuro gutya igiye kwambara bage ngwaze ariko akabanza akagera gute agashidikanya, muri kwa gushidikanya hazavamo kubaza amakuru. Yego urumva basi azi neza ko ya Dubai ishobora kumubera nabi cyangwa se ikazamubera nziza. Ni cyede nisanzemo ariko nsubiye inyuma gatoya kuri kontara ari handitseho painting kuno gusiga amarangi. Atanyumvisha ukuntu painting kabisa, arambwira ati painting niyo utabora yize ati cyumweru kimwe waba umaze kumenya gufata ikiroso irangi warisiga kandi wabaho neza. Nanjye ndavuga ati painting rwose mu busanzwe ndi artist mu bintu byo gushushanya naho ndagerageza, naho ati painting nayikora kuko mbona ibyo abandi bari gukora. Urumva ibintu byose yajyaga bipfundika akabimbeshya ariko ngakurwa n'icyizere nari mufitiye. Ngakurwa n'icyizere nanone ngakurwa nuko numva Dubai ishamaje, nawe ndavuga ati reba amataje wana za Burj Khalifa batashye bafite amadiramu n'amadolari. Ndavuga ati ubwo nyine nanjye bizagera aho ngaho nyine ibintu bibe neza cyatari. Yego uko byatangiye nari ndi Kigali. Yego hello my people, I hope everyone is good. Turacyari n'ubundi hano muri Dubai, mwaye n'umuhungu wanyu mubu umuntu ebana kanya turi kumwe kabisa. Reka nyuma ya video twabonye adushyirira hanze tubwira ko ubuzima bumeze nabi muri company ngo byabaye ibibazo, agize gutya njya kumushakisha ariko ndamubona mugwaho ngira ngo musove nk'umunyarwanda mugenzi wanjye. Ubu rero reka ngire ko muganiriza gake turebe ko ndabona ka depression ko kiri mu maso, ntabwo ibintu bimeze neza uko bigaragara. Naje kumushaka nyine nk'umuntu umukurikira kugira ngo ndebe ubuzima arimo, ndebe icyo namufasha, namusova nk'umuntu mugenzi wanjye tuva mu mujyi umwe. Yego none meze bite mugenzi, meze gute? Barundi baravuga ngo mugenzi Barundi n'abana beza gute, ubuzima bumeze gute? Shaman life ntabwo nakubwira ngo imeze neza, sagira nk'umuhungu ubwo imeze neza nyine ubwo ndi guhumeka big man. Ese urumva nyuma yo guhumeka nyine ko n'ubundi warira guhumeka ntago buri wagiye ntago vuga agira cya muri make. None aha ndabona ngusanze hano ari hakurya ko bareba ni hari ni Dubai. Hano twambutse umuhanda ubu turi muri state yitwa Sharjah. Ni imijyi ibiri isa nifatanye ku bantu batazi Dubai kuko ino Dubai igira state zirindwi. Wara hakurya muri ari amataje mubona ni muri Dubai, hano turi ni Sharjah. Rero musanze hano ndagira ngo nyine umbwire ukuntu bimeze. Ese wabonye ubufasha kahise company yaje kukwemerera gukorera cancellation? Meze gute kushaka kujya Kigali uri mu nzira kugira ngo utahe? harabura iki muri rusange, meze gute? Okay, urakoze Bimani kandi agushimiye kweri kuba waje kunshaka. Cyeka bakubwiye ko ndi kurara ku muhanda. Nibyo yasegenda wika ntabwo nzi ngo ni njye nyine cyangwa se n'abandi benshi duhuje ibibazo, ariko iyo ngiye gutanga reference nje niheraho njyewe ubwanjye ku buzima bwanjye urumva. Yego sinzi niba Dubai najemo ariyo Dubai abandi mwebwe wenda murimo, niba ariyo Dubai abandi barimo bameze neza. Ko njye narabeshywe bro, narabeshywe tipendi y'amahera cyangwa se amafaranga urumva warashakira company mpageze nsanga mani naragurishijwe bro.
mwahuye mute, urugendo rwo kuva i Kigali kugera Dubai rwagenze gute, process yagenze ite, ubundi bimeze gute, byagenze bite ko buri gihe ugenda ubica hejuru? Ariyo mpamvu naje kukureba kugira ngo mbone aho nahera ngufasha. Nanjye nubwo ugomba kumbera honete ukambwira uti bimeze gutya na gutya. Nta kibazo, icyo kibazo urakimbaje akenshi mbica hejuru no mu biganiro njya nkora, wenda abantu bajya bumva nkavuga kamwe ariko simvuge uko byatangiye. Yego, uko byatangiye nari ndi Kigali. Yego, ndabyibuka twigaga i Nyagatare muri kaminuza y'u Rwanda bro. Niho nigaga, tukaba igipangu twabagamo harimo umutipe witwa Labani, twigaga KVM muri veterinary. tuba inshuti tukiri kwiga. We aza yahize imyaka 3 kubera KVM biga veterinary biga imyaka 5. Akirangiza imyaka 3 we yahise acomoka ajya China. Urumva naguciye mu ijambo muri make. Umuntu wakuzanye yari inshuti yawe, twiganaga uza kumenya ko yagiye China. Yego, hanyuma agufasha se ko ufite company zana abantu ku kazi. Akigera China we yarambwiye ati ubuzima bwarafashe nyine ewana ngo nawe ngo nusoza ngo uzahite ugira gute, uzahite nyine uzana ngo ushakire ngo boro nziza. Nk'umuntu nyine urangije kwiga ufite inzara y'amafaranga no gushaka ubuzima w'umusore. Abenshi iyo twumvisha hanze mani urasara tusho no kugurisha n'akantu kawe wari utuze. Naho ati kameye mugiye gute, ngiye kugenda. Noneho umutipe ndiye ntabwo mbwira ko azazana Dubai. Yego, yarambwiye ati shaka amafaranga ngushakire deal ya New Zealand bro. Ati New Zealand yewana uzakora mu biboro by'inganda nyine bizaba bimeze fresh. Nanjye ndahigisha nk'umuhungu, bamukubise twumvikanye $5 ariko nabaje muha $1000. Ndabyibuka neza yari $1,450,000 iyo nashyize kuri beka yiwe, ari kuri account yiwe ya beka i Kigali mu Rwanda. Yamwohereje Batsinda, i Kigali Batsinda niho namushyiriye kuki, kuri branch y'Abatsinda ya beka. Yego, ya beka. Yego, mbo umutipe twumvikana akubwira ko aba China ariko afite bro we New Zealand. Afite umuvandimwe muri New Zealand ariho agomba kukujyana, kuri icyo $500. Process irarangira ukwezi n'igice. Yego, tipe nk'umuntu wanje, umuntu wasabaga umunyu, umuntu twasuhuzanyaga mu nzira ukabona nyine kaminuza mwese murahuje life. Ese mvuga ati nta gushidikanya reka ne kujya mu agence akora iki. Ntagukemuza wizera inshuti yawe wumva itakurya kugira ngo ikujyane New Zealand. Naho mbwira abakurikiye umuntu Empire, bro niba ufite inshuti zigenzure man, wihita nyine ufata umwanzuro uvuga uti kubera umuntu ari inshuti yanjye ngo mpite nkora byose asabye gukora. Genzura, urumva inshuti z'iki gihe njyewe ubu ngubu nibwo ndi kumenya ubushuti icyari cyo, inshuti bwa fake icyari cyo, aho buganisha umuntu n'inkovu n'ibikomere. Uvuga ngo ubu ngubu umaze kwiga ikintu cyitwa friend, inshuti, but especially fake friend. There are also the real ones, okay? Yeah, the real ones. Ubundi real ones ni bano dusangiye struggle. Yego, niho usanga inshuti nyashuti. Indi muri inshuti nta kintu iri kugusaba. Urumva? None se iyo niyo inshuti yawe kugeza ubu ngubu. Ko wari ufite gahunda yo kujya muri New Zealand nkuko wabitubwiye. Nari ngikomeza. Rero ukuntu byarangiye akiri mu kwezi n'igice, kwezi n'igice kwararangiye hari mu kwa 8 11 kwa 8. Numva nagomba kugera mu kwa 10 uri kurangira. Aza kumbwira ati byanze nyine ngo byatinze ukomeza utegereze. Nanjye ndakomeza ndategereza ko n'ubundi nje niberaga Uganda nkora processing ibintu byo mu mazi. Yego, twacuruzaga zino ndagara, abenshi barabizi ko ndi kuvuga this is true story. Yego, 100%. Dubai nasi uko ari mbi, Dubai ntago ari mbi pe. Wowe twumva utureba, natwe turi hano kandi turi abanyarwanda, murumva ko turi kuvuga ikinyarwanda. Hano hari abantu benshi babaye successful b'abanyarwanda, abagande, abanyakenya, abanigerians, hari ubwoko bwinshi, abanyafilipine, abahinde tubana, ni benshi babaye successful. Ahubwo buri muntu wese ni ibisanzwe, walk na different shoes. Buri muntu agira inkuru ye. Ngo rero hari igihe ibintu byawe bitagenda neza
ukaba waca intege sosiyete nyarwanda ati Dubai nk'uko exactement wari wabigenje, ariko nyine njyewe nza kugushaka nkwereka ko nyamara hari indi itari dark side of Dubai. Gusa niyo dark side yenda ishobora kuba ihari bitewe n'abo bascammers bagenda bababaza abantu. Yego ariko ntago kuko nje niba natangiye mvuga ati njyewe mvuga ibyambayeho, ntabwo najyaho ngo ntacye Dubai nanone, kandi njyewe nta buzima bwiza ndi kwibonamo, ndi muri wa mwijima wayo, kandi nanone aho mba sinjye njyenyine ubabaye, usibye ko ari njye wenda uba ubasha kuba open, abenshi barababaye, turi benshi bari muri dark side of Dubai. Wowe wabashije kwigira expose kwigira expose n'ubundi mvuga ngo ntabwo bavuga, kuko nje navuga ati ndagumye kwihagararaho bizageze byari. Ubundi bakubwiye ko ndi kurara ku muhanda, wenda ushobora kuba utabikonfirmye, ariko nabyo uraza kubigeraho, aho kugira ngo nzabone undi muntu nyuma yanjye bazanye aho ndi, nakora ubuvugizi nkagira basi niba ijwi ryanjye ritagera kure, ariko basi rigire aho rigera, uryumvishe abitekerezeho. Ashobora kuba yari agiye gufata umwanzuro gutya igiye kwambara bage ngo aze, ariko akabanza akagera gute agashidikanya. Muri kwa gushidikanya hazavamo kubaza amakuru, basi azi neza ko ya Dubai ishobora kumubera nabi cyangwa se ikazamubera nziza. Niyo mpamvu rero nari ngikomeje nkubwira ati bimwe bya New Zealand byaranze amezi anaragera, nabwira ati big bro tubigenze dute, ndetse sinanakubesha mukangisha kumurogesha, ngo nabaga Uganda haboro baroga kugira ngo urebe ko wagaruza amafaranga Mutipa arambwira ati wowe ngo mbabarira ngo ngukinire ngo deal za New Zealand, ngo amusori ngukinire deal za Dubai, ngo naho hararenze, ni ya Dubai ugeraho ugakora amezi 6, ngo ariko muri amezi 6 ngo uba uhembwa mu madolari 700, hagati ya 700 na 500. Urumva range niyo yari yamaye ati amadolari 500 akubwira ko uzajya guhembwa amadolari 700 cyangwa se 500. Hagati ni range yari hagati ya 500 n'amadolari 700 ku kwezi. Big bro ndamubwira ati none se ko Dubai ndigeze mpatekereza, njyewe inzozi zanjye zari Europe, zabahisha yari muri Schengen, ndetse hari n'abatipe twaturi kubipangana. Numva niyo ntego nari mfite, kandi nayo step nari ntangiye nyine kuba nari namwohereje amafaranga. Numva New Zealand iri muri Schengen ari second option, ariko nabwo atari ku bushake bwanjye, ahubwo ari kuri uwo mutipe uri gukora refund, yaze gukora refund, anyemeza neza ko Dubai afite option ya Dubai, kandi nayo uziza nzishimira. Noneho ngo nimpagera yose ndabishira hanze n'ubundi byarangiye. Ati nimpagera bizanyorohera kuva Dubai njye hehe noneho njye muri Europe muri rusange. Abantu umutipe sinzi niba ayo mahera ariyo yarishyemo visa, ntabwo nigeze mbimenya. Gusa ikintu nibuka nishyuriye tike, nishyuriye tike y'indege gusa. Buriya amafaranga wamuhaye $5 cy'idolari nta mafaranga yagusubije, nta mafaranga yasubije, ahubwo nongeyeho ngewe nishyura tike y'indege ya one way. Ko nabonye warashe kuri employment visa. Yego, kuri kontra yanjye yari kontra nabonye yari yanditse amadrihamu 600. Byose yarambwiye ati narayisomye, ndamubaza ati nose kontara mbonye ko iriho amadrihamu 600 bimeze bite? Arambwira ati iyo kontara niyo kugira ngo iyo company yawe ikwepe imisoro y'abakozi. Sinzi ngo imisoro ubwo iza gute muri ibyo bintu, ariko wowe nugerayo muzajya mwakicara neza fresh, mukore kontara ya nyayo, unasinye nyine utangire akazi. Umvaga nyine ibyo bintu ari ibintu biri aho ngaho, uvuga ati niba ari gukwepa imisoro ntari bituraza kugira gute, turaza ningerayo nzagira gute, nzakora indi kontara. Abwo hari n'aka video yambwiye gufata, wenda n'abantu bari gufatwa ubwo video ushobora kuzisanga muri range nki yanjye. Aka video ko gukora iki? Aka video yanyohereje amagambo arambwira ati vuga ati ngewe runaka ije muri company yitwa gutya, nzajya nkorera amadrihamu 5 ku isaha. Urumva aka video ndakaohereza nawe ati nose impamvu mfashe video recording selfie. Ndabaza ati nse impamvu mfasha aka video, arambwira aka video nako
nakuzerekana wenda ku kibuga cy'indege baramutse bakubwiye ati ugiye he bimeze bite, ako niko wakifashisha nyine. Numvaga umuntu uri kumbwira ndi gukururwa na bwa bushuti njyewe bwa kera nyine tukibana kaminuza, urumva nabimbwiraga si niwe wumvaga ari inshuti yawe mwese. Numvaga ati atanjyana ahantu hameze fo, urumva ndavuga ati ntabirenze reka ngende nkomeze. None se kuva aho waziye Dubai maze kingana iki? Dubai ndi kuza ukwezi kwa 4. Maze amezi 4. Amezi 4. Turi mu kwa 4 n'ubundi waje naje mu kwa mbere. Ko wagera Dubai se mwigeze muhura n'uwo musore? Ntabwo kuva twagera Dubai twigeze duhura. Kuva twagera Dubai ntabwo yigeze kongera kunyandikira. Yari ko n'ubundi aba China nta kumwari go. Yari yambwiye ngo muri iyo minsi yarambwiye ati ngo visa za China ngo nawo ngo zamubanye isazi biri kurangira, ngo nawo ngo yamanutse Dubai. Kandi nawe ari the same muri ka kazi ari kumpamagarira nkakuzaniye. Ubwo njyewe numvaga ko nimpagera turahita duhura kwanza muri make, akaba ari nawe umuntu umfasha kumenyera, urumva. Ariko ndakubwiza ukuri sinigeze nongera kumubona, nta n'umunsi n'umwe yigeze kongera kugira gute kunyandikira. Nagera Dubai. None ukigera Dubai akazi wisanzemo kuri Dubai, nagiye mbona amavideo yawe menshi posting uri ku masite mwubaka. Dubai ukora ikiyede Dubai? Ni ikiyede nisanzemo, ariko nsubiye inyuma gatoya kuri kontara ari handitseho painting, kuno gusiga amarangi. Atanyumvisha ukuntu painting kabisa, arambwira ati painting niyo utabora yize ati cyumweru kimwe waba umaze kumenya gufata ikiroso irangi warisiga kandi wabaho neza. Nanjye ndavuga ati painting rwose mu busanzwe ndi umu artist mu bintu byo gushushanya, naho ndagerageza. Naho ati painting nayikora kuko mbona ibyo abandi bari gukora. Urumva ibintu byose yajyaga bipfundika akabimbeshya, ariko ngakurwa n'icyizere nari mufitiye. Ngakurwa n'icyizere nanone, ngakurwa nuko numva Dubai ishamaje. Nawe ndavuga ati wana za Burj Khalifa batashye bafite amadiramu n'amadolari. Ndavuga ati ubwo nyine nanjye bizagera aho ngaho nyine ibintu bibe neza cyata. Njyewe aho nari ndi mu Rwanda nkurikije n'ubuzima ndimo Dubai bw'amezi 4, aho nari ndi Uganda, ndavuga mu Rwanda no mu Bugande ko niho nabaga njyewe. Nari ndi mu bihe byanjye byiza, urumva. Nari ndi mu bihe byanjye byiza, nkora amafaranga yanjye makeya yarinjiraga, kuko sinabone izo 2 million natanze nabwo sinari kuyabona nicara gutya, kandi nari maze igihe gito mvuye ku ishuri. Bigaragara ko hari sosi ya income nari mfite, ahubwo ikintu cyonyine yankoreye kuba yarayimvanyemo akazana hano azi ko bitazakunda, nawe yari abizi neza akazanja anzanyemo. Uko ndi gutangira kubibona nkabona yari ashaka ko muvaho, urumva, akumva ko nyine aruhutse cya gitutu namushyiragaho cyo kumwishyuza. Impamvu rero ndi gushaka gusubira mu Rwanda ni iyihe? Njyewe narakanzwe, ntabwo njyewe nigeze mbona Dubai abandi baryoheyemo. Amezi 4 maze, depression mfite mu mutwe, akavuyo mfite mu mutwe, umunaniro mfite mu mutwe, ntabwo nabikubwiye. Cyo cyede nagikoze fresh amezi yanjye 2 ntasiba ntarwaragurika. Ariko icyambabaje yampembye amafaranga yo kurya gusa muri aho mezi. Wahembwa amafaranga angahe se ku kwezi? Ko wakoze amezi 4 mu kiyede, kwezi baguhembaga angahe? Ku kwezi njye amafaranga nahembwe nabo dukorana barabizi, yampaye amadirihamu 500. Arambwira ati yabikase byose sinzi iki n'iki. Erega n'ubundi niyo kontra ya sinigeze mbyitaho, kuko njye namaze kwiyakira ati aka kazi sa kanjye, ahubwo reka ngakora ari amezi 6 uzamusabe nisubirire, musabe nisubirire inyuma. Ese mbona ko nyine ako kazi atari ko kanjye tu. Nose kubera tudashaka gutegereza amezi 3, unako kumaza 4 bitakwihanganira amezi 2. Usubireyo hanyuma kwe mu bakorera cancellation neza kuko amategeko ya Dubai yabiteganya. Ikintu kimaze kubaho muri abo mezi 3 nakoze ikiyede fresh, no kwika Imana byo ndi kuvuga n'Imana yo mu ijuru iri mu ruhande rwanjye, kuko kandi muzi ko irebera hose icyarimwe. Njye naragiye mvunika umugongo, narwaye umugongo aho kuryama, urumva. Si umuteto ko umuntu njye ndi kuvuga ibyambayeho,
wowe uri kureba video Ese, uri Dubai dusobanurira umunsi w'umuyede wa Dubai. reka mbaze nkubwire ako kantu ko mpamvu ndashaka kumara amezi 6 Andabira sike. Ngirwara umugongo namusabye kumvuza aranga, ahubwo akakumenya akambwira ati genda ujye gukora, kuko ayo mazu ubamo ntabwo ari amazu y'abirwa bicaye, ni amazu yaki, ni amazu arihwa yishyurwa kandi yishyurirwa abakozi nyine ba company babamo. Ari boss ntabwo waje kuryama, waje naje gukora. Namwe ati ndarwaye, ati ibyo ntibindeba, genda ukore, bikabinduru ikaliwali niko babivuga. Uzi icyo nakoze? Ngiye kubona ngiye guhapfira, dufite embassy. Njyewe nahamagaye embassy ndabandikira ati ngiye gupfira hano. Narabibonye ya video wapodinze. Nari nicaye muri ku gitanda muri embassy mw'imbere Abu Dhabi, niho nari nicaye. Arambwira embassy impa location ati nugera Abu Dhabi uzaze tugufashe. Naragiye ndabashimira bamfashije iminsi 4. Naho nagiye nduhukira muri ambassade bampa ibyo kurya nta birenze, noga fresh nduhuka. Sinabo baje kumbwira bati ikibazo cyawe ntabwo twagikurikirana. Ese waje kugira gute hano nagusanze hano Sharjah? Byose ndaje mbikubwire. Embassy yarambwiye ati rero ikibazo ufite cy'umukoresha ntabwo twakivanga mu kibazo cya boss n'umukozi. Uragenda Sharjah aho ufatiye ibyangombwa naho ukoreraga, umusabe passport yawe. Bibutsa ko yamfashe passport, icyo kintu kiri gutuma struggling. Uvuga ngo boss wawe yagufatiye passport? Nta passport mfite. Ikindi kintu yakoze yashyize muri absconding. Rero saha nafungwa, ndashakishwa, ariko basingiza amahirwe bakanamfunga. Umuntu watorotse akazi ngize amahirwe bakamfunga, ntari basandipotinga aba nataha. Baramusisi bagufunze niba kudipotinga. Nicyo cyaba ari ikibazo, nizamvune z'abagabo. Nizamvune z'abagabo. Rero muri make sizi ukuntu urumbaje ngo nisanze hano gute. Ari nkubagije ngo nisanze Sharjah gute. Unisanze Sharjah urumva Abu Dhabi muri ya video. Ko unisanze Sharjah urumva bari bamaze kumbwira ati boro zawe cyangwa se ikibazo cyawe ugomba kujya kugikurikiranira Sharjah, kuko niyo Emirates wakoreragamo. Ajyawe nabo nyanditseho Sharjah. Rero nibwo naje nari mbafite naho umutipe w'umuvandimwe twamenyanye, ngita umuvandimwe kubera naho dusangiye ibibazo. Nawe yaragiye kuncumbikira, sanga nari mutunguye, nsanga nabo barara babiri kuri kariya gatanda urakabona. Gusa musaba ko ibikapu byanjye yabishyira hehe, mfite gitari n'igikapu ababonye mvi Kigali Kanombe ko nari nifuze, niko bikimeze ubu. Gitari yanjye naze kuyita nzi ko nzajya mbona free time. Erega nari nzi ko inyundo, nari nzi ko erega tutazabaho nk'imfungwa big bro. Nimbivuga wenda sinze gukomeretsa abari Dubai. Ngubu ko none uri muri Sharjah, ubu uri kurarana n'uwo muvandimwe wavuze arana gusanze. Ese ubuzima bwawe bwa buri munsi ubayeho gute nyuma y'iyi Sharjah, ko wavuze ko passport yawe utari wayibona, ukaba uri muri absconding, uri gupanga iki umeze gute? Ubuzima bwanjye bwa buri munsi ahangaha muri Sharjah sinya ntinya kuvuga ibiri kumbaho. Natangiye avuga ko ntabwo iteka ryose kugaragaza uruhande rwawe rw'ibyiza ari rwo rugize rwakagize umuntu, kuko ubuzima bujya ibihe. Ubuzima bujya ibihe, ejo ni byiza none ni bibi, ejo ni byiza none ni bibi. Ko ndi kuba muri Sharjah bakubwiye ko ndi kurara ku muhanda. Yego bambwiye nyine ngo kumisigiti. Urumva ndi kurara ku muhanda, karaba ku musigiti. Urumva gusa nyine igikapu cyo umutipe yakinshiriye muri room, nawe ati wowe bikiri igikapu nzewe byo kubaho n'ubundi. Iyo wavutse uri umuhungu uba waravutse uri n'umurara, ariko mu buryo utazi. Ubuzima se mu buryo bwo gufungura, mu buryo bwo gufungura hari udufaranga nari ngifite kuri mobile money. Nahise ntukubita umutipa hamwe amadirham, ngo ni kwifatira umugati. Raho imigati nta nubwo ihenze cyane, fata umugati n'amazi, atse ubuzima bigakomeza nyine tu. Njyewe sinzi aho ari kuboneka, nari ndi kugura. Muri umaremo iminsi ngahe bikimeze gute? Ubwo buzima ndaza kubumaramo iminsi Imana ishaka, kuko aho bigeze ni kwa kwirirwa nsenga, nkarara nsenga. Urumva
gusa ndi gushaka ukuntu basi nabona icyangombwa gisimbura passport, urumva namara kubona icyangombwa gisimbura passport wenda nkazapurayinga pass out cyangwa se out pass. ibyitwa passport Ubwo niyo ndi gushaka. niba warataye passport ukeneye gutaha. Nego urumva ni nkaho nayitaye, nibo yaranze kuyimpa akanshyira muri absconding, akaba ari kunsaba amafaranga ntanabona, kandi njyewe nzi ko nishyuye igihe cy'atanu cy'idolari, ubwo numvaga byose nta deni mfite iyo company. ukaba utazanayagaruza. Ntabwo nayagaruza, ahubwo icyo ndi guhasiga ni guhasiga ubuzima, guhasiga ubuzima big bro. Aya nta mpamvu amahirwe abajyari gute mu buzima, urumva iyo byanze amugerageza n'ahandi. Kuko hari indirimbo uriya mutipe witwa Daddy Casanova yitwa Ishiraniro, arakubwira ati ntabwo nakubuza kujya mu mujyi, ariko nanone nubona byanze uzirinde kwandavura. Rero kwandavura ndi kuvuga ni byatangiye, ubona umuntu wari wibereyeho neza i Kigali, Kampala, ko njyewe mba Kampala hitwa Rugara, sinigeze ndara hanze Kampala, sinigeze ndara hanze Kigali, ariko byambayeho hano, ariko nabyinubira kuko ni ishuri nanone ishobora kuba ari chapitre ntigeze mbona muri kaminuza cyangwa se muri secondaire, nabyishimiye nyine, kugeza n'ibi bintu byishimiye. Nta kibazo byose bibaho kugira ngo reka rero tuzakore nka part 2, ubundi ikiganiro kiraza kuba ari kirekire, kana amagambo ntabwo twayemera uyu munsi. Nta kibazo njyewe twahuye turakomeza tuvugane, nzagerageza kugufasha ibyo nshoboye nk'umuntu, gusa njye ntabwo ushobora kugufasha gukura hano. Ibyo ngibyo biri ku mutwe wawe, ni ukuguha nka odaringi wabigenza ni inama kabisa. Hanyuma ubundi ibindi Imana irakuzi. Bro, urakoze cyane.